baraburanye iminsi myinshi. Ndani nebe mwakiro. Mfashire nk'undi byo bintu cyane. Ukuntu nkunda gusoma. None umugabo we nagasaza. Ngo bagise yawe Nizere ko wankunda na cyari kukintu. sibo rero uriya mugabo nta nubwo nkimukunda namushatse mukigiye bikoze. Ukuntu wari nkakumbuye. Ahubwo ndikumva twasohokana cyane. Nanone tutabipanga kugira umugabo n'ibyara atazaba hari. Umugabo wanjye nawe yigendeye iminsi yose ntabwo aba ahari. Tuzasohokera he? Umva ari ahantu ngiye nkunda gusohokera. Aho kagira inkuru? Ahantu nkunda gusohokera mu mujyi. Ari ahantu nkunda gusohokera. Mbese Nzahakwereka. tuzasohokera se kuri ya bare imwe tagusohoye imwe na twatihanye se. Sibundi uracyafite ikofi cyangwa barayikwaye. Ubu none sigaye mfite akazi uguze. Sigaye nkora mu kabara kwa bosi ingema nabyo. Nzabibara mbibonye pe. Twisoritse cyane reka tuzasohokere kuri Cinema Hotel. Nzabibara mbibonye pe. Ntabwo Yesu we. Mana yanjye. twabanye twiza. Ni kwa mugabo. Umva sheri uyu ni inshuti yanjye twariganye. Ariko se twariganye none umugore ariko kuri muri kurebana no basi. Umva ni sheri twariganye ukuntu yari inshuti yanjye yaramfashije. Urabizi ndagukunda. Urabizi ndagukunda. Ariko none ubu ngubu nirirwa nkoroka yantumuzana umupira wimbeho sibyo? Ariko none twariganye reka tumubwira nabi. Ngose mubaze nabi. akoreka nkubaza mayi baba nk'imwaneganye gute ubundi? Nuko ubu ngubu ni inshuti yanjye no mu cyaro barabizi. Oya mbare kabiri. Ndavuga ngo mbare kabiri. N'ubundi wankunze utankunda. N'ubundi wankunze utankunda. Ndabona ngo mbare kabiri. N'ubundi wankunze utankunda. Ubona twigendeye. Bose wamba bari Mwihora wangu n'ubundi yankunze. Mana yanjye we. Bigenze ute koko? Mana yanjye. pe. Umupira nako